Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu Miss Theonie, mwe mwese mwemeye kudukurikira, mwe mwese mwemeye kumva ibiganiro byiza bivuga ku buzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 7 bituma umugabo cyangwa se abagabo basaza vuba kurusha imyaka yabo. Ni karibu rero ukurikira ikiganiro wumve, nusanga hari ibyo wakoraga ugerageze ubigabanye, ndetse nibiba ngombwa unabireke kugira ngo urusheho kumererwa neza, kugira ngo urusheho gukura cyangwa se gusaza mu buryo bwiza. Uri kumwe na muganga Theophila. Wibuke gukora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tuye tubana mu biganiro byacu, kugira ngo ukomeze wumve byinshi bivugwa ku buzima, ukomeze wumve byinshi bivugwa ku ndwara n'uburyo wazirinda. Ikintu cya mbere gituma abagabo basaza vuba kurusha imyaka yabo ni ukudasinzira bihagije. Urareba ukabona umugabo w'imyaka 30 wamubona ukagira ngo afite imyaka 70. Ni ikibazo gikomeye rero cyane. Niba udasinzira neza, nimba utabasha kuryama amasaha 7 kugeza ku 8 uri umuntu w'umugabo, menya ngo ufite ikibazo gikomeye cyane, menya ngo uruhu rwawe rufite ingorane kuko ruzasaza vuba ugaragare nk'umuntu ushaje kandi ukiri mutoya. Ibintu bidakwiriye. Ikintu cya kabiri ni ukunywa itabi n'inzoga nyinshi. Aho biragoye cyane kubwira umuntu w'umugabo ngo nareke inzoga kandi agacupa yagakundaga. Ariko birashoboka ko wagabanya, ukagenda ugabanya kugeza igihe uzanazireka. Niba rero umugabo ukanywa inzoga nyinshi, ukabanywa itabi ryinshi, menya ngo ibi bintu bibiri biri kukwangiriza uruhu, biri gushegesha uruhu rwawe, biri kwangiza ibihaha n'imikorere y'umubiri wawe, bigatuma ugaragara nk'ushaje kandi ukiri mutoya. Gerageza rero inzoga uzigabanye, ugerageza agatabu kagabanye, kugira ngo uwongere usubirane itoto ryawe, wongere usubire muri ya myaka yawe. Ikintu cya gatatu ni ukudakora siporo. Hari abantu twita sedentary. Uvuga ngo kuba bitwa sedentary ni wa muntu wirwa yicaye ahantu atajya agira igihe kinini cyo gukora imirimo ye agenda cyangwa se cyo gukora siporo. Uvuga ngo kwicara ni ibintu bituma imitsi idakora. Ni ibintu bituma umubiri utakaza imbaraga vuba. Kwa gutakaza imbaraga vuba k'umubiri rero bituma uruhu rwawe rusaza vuba, bigatuma ugaragara nk'umuntu ushaje kandi ukiri mutoya. Ni byiza rero ko niba uri umugabo ugerageza gukora siporo kugira ngo imitsi yawe ibashe kumera neza, kugira ngo umubiri wawe urusheho kumera neza, hanyuma wongere ugarure itoto ryawe, wongere use neza, ungane n'imyaka yawe. Abantu ntibakubone ufite imyaka 20 ngo bakubone nk'umugabo w'imyaka 40. Byaba bibabaje. Ikintu cya kane ari nacyo giteye ubwoba cyane ni stress. Stress igiye kwica abantu. Kandi birashoboka ko iriya stress wayikuraho, birashoboka ko iriya stress wayigabanya bikemera. Igihe cyose umubiri uhora muri stress, umubiri wawe bituma usohora umusemburo witwa cortisol, hormone ya cortisol. Iyo hormone ya cortisol ibaye nyinshi, bituma rero uruhu rwawe rwangirika. Uvuga ngo impamvu umubiri usohora iriya cortisol ni ukugira ngo ijye gufasha ubwonko kurwana na ya stress. Nimba rero stress ihora hari nyinshi, biratuma ya cortisol umubiri ukora nyinshi cyane. Uko ukora nyinshi cyane biratuma uruhu rwawe rwangirika, ugaragare nk'umuntu ushaje, ugaragare nk'umuntu ukuze cyane kandi ukiri mutoya. Gerageza rero ibintu bigutera stress, ibintu bituma ugira iyo stress ihoraho ubikureho. Niyo mpamvu tukwiye nyine gukora siporo. Buri iteka umuntu ari muri siporo, stress ziragabanyuka. Ikintu cya gatanu ni ukudafata indyo yuzuye. Abagabo benshi cyane cyane bari twavuze banywa agacupa, bakunze no kudafata indyo yuzuye.
agataha yavuye ku kabari kwisomera agacupa akaza akiryamira ntarye. Rimwe na rimwe akarya bya biryo bitari byiza ibyo twita fast food, bimwe bamuhaye utuburusheti, bamuhaye n'ikirayi, akarya ibyo gusa agataha yumva ko ibyo bihagije. Benshi mu bagabo bazira kubura intungamubiri zihagije mu mubiri wabo. Tvuga ngo nimba dukeneye kurya imboga ngo dukuremo za vitamine C na za vitamine E zituma uruhu rwacu ruhehera, warangiza izo mboga we ntuzirye, ntubone izo ntungamubiri, biratuma uruhu rwawe rusaza, bitume uhora umeze nk'umuntu ushaje kandi ukiri mutoya. Ntago bikwiriye rero ko ugaragara nk'umuntu ushaje kandi wowe ukiri mutoya. Icyiza nuko ahubwo wagerageza kurya indyo yuzuye kugira ngo ugaragare nk'umuntu usa neza. Ikindi, hari ukuntu abagabo banga kurya ibintu by'imbuto. Ngo imbuto ni iz'abana, ngo ni iz'abagore, ngo nta mugabo wo kurya imineke, ngo nta mugabo wo kurya imyembe. Ariko menya ngo izo mbuto uri kwanga kurya nizo zirimo intungamubiri zihagije, ziri bufashe uruhu rwawe rukarushaho kumera neza, rukarushaho guhehera. Imbuto rero ntago ari ibiryo by'abagore gusa, ntago ari ibiryo by'abana, n'abagabo mwemerewe kuzirya kugira ngo mugire uruhu rwiza ruhehereye, kugira ngo muhame ku myaka yanyu, nitubabona tubone imyaka ya 30 uyimerita, imyaka ya 50 uyimerita, sinkubone bakubona ufite imyaka 20 ariko bakubone nk'umugabo w'imyaka 50. Rero niba wajyaga ureka kurya iyo mineke ngo ni y'abana, tangira uyu munsi uyirye, uruhu rwongere rwisubire, wongere use neza. Ibiryo bya gatandatu, cyangwa se ikintu cya gatandatu gituma abagabo bagaragara nk'abakuze cyane cyangwa se nk'abashaje, uruhu rwabo rukagaragara nk'urushaje kandi bakiri bato, ni ukwibagirwa kwisiga. Abagabo benshi ntago mujya mwisiga amavuta, uroga ukabona birarangiye, birabaye n'ibyo, ntimwisige. Kandi mwibagije ko mu mavuta habamo intungamubiri nyinshi cyane. Mwibagije ko buriya mu mavuta habamo vitamine menshi afasha uruhu guhehera, afasha uruhu kururinda indwara, afasha uruhu kwisubiraho, uruhu rukongera rukisubiraho rugasa neza. Niyo mpamvu akenshi iyo urebye umugabo ufite imyaka 50 ukareba n'umugore ufite imyaka 50, usanga umugore akiri muto cyane, ahubwo ugasanga umugabo we ashaje. Impamvu agaragara nk'ushaje rero nuko rwa ruhu rwe atarwitayeho nk'uko abagore bita ku ruhu rwabo. Nuko hari byinshi yashobora kuba yaragize stress nyinshi cyane, umugore we akaba ntawe yahuye nayo, cyangwa se niyo yahura nayo, waburiye abagore bagira ibintu byinshi bibakura muri stress. Kuba afite abana, ashobora gutaha yabona abana na ya stress yari irimo bari kuganira igashira. Abagabo rero mugerageze mwongere mwiteho ku bintu byo kwisiga amavuta. Hari n'utundi tuntu twinshi abagabo batitaho, nko kwita ku musatsi, ugasanga rimwe na rimwe hari n'abatita ku menyo yabo. Ibyo bintu rero abagabo mwongere mubisubireho, mwongere mubyiteho, mwongere mubirebeho, hanyuma mwongere mugarure itoto, mwongere mugire uruhu rwiza rubereye imyaka yanyu, rujyanye n'imyaka yanyu. Ikindi rero kwisiga amavuta ni ikintu gifasha uruhu cyane. Kuvuga ngo habamo na za vitamine zirinda izuba kuba ryakwangiza uruhu rwawe. Rero mugerageze icyo kintu mukiteho. Impamvu nazanye kino kiganiro ku bagabo nuko buri wese ahari yitegereza arebe umugabo uri mu myaka ye bangana. Urasanga umugabo agigaragaza ubusaze kurenza umugore. Rero nimba nawe ariko bimeze, nimba wajyaga ibi bintu utabikurikiza, reka nizere ko uyu munsi ugiye gutangira kubyitaho. Niba wasomaga agacupa kenshi cyane, kanizere ko agacupa ugiye gutangira kukagabanya. Nimba wanywaga itabi, kanizere ko ugiye gutangira kurigabanya. Wowe udakora siporo, kanizere ko siporo ugiye gutangira kuyikora buhoro buhoro, kugira ngo ufashe umubiri wawe kongera gusubirana itoto. Stress yo kuyigabanya nta bindi, nujya muri siporo n'ubundi uzaba uri kuyigabanya.
reka twese turengere ubuzima twibuka gufata indyo yujuje intungamubiri ikungahaye ku byubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ibyo byose nubasha kubifata mu ifunguro ryawe, uzaba uri kubaka umubiri wawe, uzaba uri kurinda ubuzima bwawe, uzaba uri kurengera ubuzima bwawe kugira ngo twese turusheho kubaho tunezerewe. Kanongere mbifurize kumererwa neza, kanongere mbifurize kubaho munezerewe, kanongere mbifurize kubaho mufite ubuzima buzira indwara. Ariyo mpamvu ndahangaha ngo njye mbaganiriza byinshi bivuga ku buzima. Wibuke gusangiza ikiganiro inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye impamvu zisaza vuba kandi bitari ngombwa. Wibuke gukora subscribe, ukore share, ukore like, unatwandikire muri komenti tumenye ese wowe wabyumva gute. Ese wowe impamvu usaza cyane ni iyi mbabwiye cyangwa hari iyindi? Nayo yitubwire nta kibazo. Guhereza ikiganiro inshuti zawe bifasha benshi. Buriya nimba wagize amahirwe yo kumva izi nama, ni byiza ko izi nama uziha n'abandi nabo bakagerageza kugira byinshi bunguka. Wakoze wowe ubana natwe rero, wowe wakoze subscribe, turagukunda. Komeza ubane natwe buri munsi, byinshi byiza, inama nziza ahangaha uzajya uzihasanga. Bye.